Ku mwanya wa 10 turahasanga umutoni wa Nadia. Uyu mukobwa w'uburanga ukundwa na benshi mu bakunzi ba filime nyarwanda, akaba yaramenyekanye muri filime yitwa Umuturanyi ya Clapton Kibonke. Imikinire ye muri iyi filime ikaba imwongera igikundiro kuri benshi. Aho muri iyi filime akina ari umugore wa Kibonke, ariko muri iyi filime Kibonke aba yitwa Gatogo, akina ari umugore we witwa Muganga. Ku mwanya wa 9 urakeka hari uwuhe mukinnyikazi wa filime mu Rwanda? Niba ujya ukurikira filime nyarwanda utubwire muri comment. Twagiye. Ku mwanya wa 9 turahasanga umukobwa w'uburanga witwa Seranda Oliva. Niba wararebye filime yitwa The Secret, uyu mukobwa uramuzi cyane, ndetse impano yo gukina filime niho yamenyekaniye cyane, ndetse aranakundwa cyane bitangaje. Uyu mukobwa si impano yo gukina filime gusa afite, ahubwo ni n'umuhanga mu kwandika ibisigo. Uyu mukobwa kandi uzamusanga mu zindi filime harimo nka Behind Series, Indoto ndetse n'izindi. Ongera utubwire muri comment ese uratekereza noneho ari uri ku mwanya wa 8. Twagiye. Kandi mbibutsa ko comment zanyu ari ingenzi kuri twe. Tekereza nimba uri umukunzi wa filime nyarwanda ninde uri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga uyu mukobwa w'uburanga n'igikundiro akomeje kwigwizaho mu banyarwanda kubera ubwiza bwe ndetse n'ubuhanga agaragaza mu gukina filime nyarwanda. Uyu mukobwa akaba yitwa Gatesi Kayonga Divine. Uyu mukobwa byagora kwanga filime yakinnyemo. Niba ukunda filime nyarwanda, niba ujya ureba filime Kariza wa Karisa, arimo ndetse imikinire ye yakomeje kwishimirwa n'abatari bake. Ndetse niba wararebye iyi filime Kariza wa Karisa urimo uremeranwa nanjye. Uyu mukobwa kandi yakinnye no mu zindi filime zitandukanye zirimo nka The Secret, aho yakinnye yitwa Tesi n'izindi. Ninde uri ku mwanya wa 7? Tubwire muri comment. Twagiye. Ku mwanya wa 7 turahasanga Igihozo Nshuti Mireille. Uyu mukobwa ukimubona uhita ubona uburanga bwe nta gushishoza kubera imiterere ye karemano. Uyu mukobwa yamenyekanye mu Ndoto series, Ishusho ya Papa, Papa Sava n'izindi. Ubwiza bwe n'impano afite mu gukina filime nibyo byatumye aza kuri uyu mwanya wa 7. Uraza kutubwira nimba uru rutonde twemeranya cyangwa se hari abo twashyizemo bagakwiye kuba batarimo, ndetse niba hari nabo twibagiwe twagakwiye kuba twashyizemo. Yego, ibyo byose murabitubwira muri comment. Kandi nimba hari n'umukinnyikazi wa filime nyarwanda ukunda muri aba twavuze, utubwire muri comment, ndetse na filime umukundamo. Tekereza utubwire umuntu wumva uri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 hari umukobwa ukundwa n'abanyarwanda akaba afite impano idasanzwe mu gukina filime. Uyu mukobwa nta wundi ni Dusenge Krenia, uzwi cyane ku izina rya Madederi muri Papa Sava. Uretse muri Papa Sava yagaragaye no mu zindi filime harimo nka Kariza wa Karisa, Indoto ndetse n'izindi filime zica kuri Yacu TV no ku masheni atandukanye ya YouTube. Ibi byose rero nibyo byatumye tumushyira ku mwanya wa 6. Ese uremeranwa natwe? Kweri kuza ku mwanya wa 6? Tubwire muri comment. Mbere yuko twinjira muri top 5, ndagusaba amasegonda 2 yonyine. Rya mbere ryo gukora subscribe nimba utarayikora, rya kabiri ryo gukora like.
Ku mwanya wa gatanu turahasanga Bahavu Jeannette Usanasi. Uyu mukinnyi wa filime afite igikundiro mu banyarwanda benshi, aho yamenyekanye muri filime ye yitwa Impanga series ndetse n'ibindi biganiro anyuza ku zindi channel za YouTube. Ese nawe Bahavu Jeannette wamushyira ku mwanya wa gatanu? Tubwire muri comment, kandi niba umukunda utubwire icyo umukundira. Ndetse n'abandi bakinnyikazi ba filime twavuze haruguru, niba harimo uwo ukunda utubwire icyo umukundira. Ese ku mwanya wa kane urumva hari uwuhe mukinnyikazi wa filime? Ku mwanya wa kane hari umukinnyi wa filime witwa Linda Nkusi wamenyekanye cyane nka Linda Priya. Niwe mukinnyi w'imena muri seri yitwa Mukadata, ndetse yamenyekanye no mu zindi filime zitandukanye nka Bamenya series ndetse na filime yamugize icyamamare yitwa Depression. Uyu mukobwa kandi yamenyekanye cyane muri filime zacaga kuri Afrimax TV. Ku mwanya wa gatatu urakeka hari inde? Uyu mukinnyi wa filime uri ku mwanya wa gatatu, ikimero cye kivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, bikaba byakugora kwanga filime yagaragayemo. Akaba yitwa Kuru. Ese ku mwanya wa kabiri turahasanga ndi? Wowe urumva hari uwuhe mukinnyi wa filime? Ku mwanya wa kabiri hari Nyambo Jessica, abenshi bemeza ko afite uburanga buhebuje. Nyambo ni umunyarwandakazi w'icyamamare mu myidagaduro hano mu Rwanda. Yamenyekanye cyane muri filime yitwa My Heart ya Kiramani, ariko tutibagiwe ko afite YouTube channel ye yitwa Miss Nyambo, ariho anyuza filime zitandukanye harimo The Message ndetse n'iyitwa Ibanga. Nyambo Jessica afite uburanga ndetse n'igikundiro ku buryo ataje kuri uyu mwanya byaba ari ukwigiza nkana rwose. Ubuse ntufite amatsiko yo kumenya umuntu uri ku mwanya wa mbere mu bakinnyi ba filime mu Rwanda? Tubwire muri comment. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga Irakoze Ariane Vanessa. Uyu mukobwa uri ku mwanya wa mbere afite uburanga bwihariye.
ndetse byakugora cyane kwanga filime yagaragayemo kuko iba ari nziza cyane rwose. Uyu yamenyekanye cyane muri filime yitwa The Secret aho yakinnye yitwa Robin, ndetse na filime yitwa Maya aho yakinnye ari we Maya. City Maid yakinnye yitwa Sheila. Niba hari uwo twashyize ku mwanya atawukwiriye cyangwa se hari uwo twibagiwe, tuganire muri comment. Mbibutsa ko ku mwanya wa 10 twahasanze umukinnyi umutoni wa Nadia, ku mwanya wa 9 twahasanze Saranda, ku mwanya wa 8 tuhasanga Tesi, ku mwanya wa 7 tuhasanga Mireye, ku mwanya wa 6 tuhasanga Madederi, ku mwanya wa 5 twari tuwusimbutse twahasanze Bahavu Jeannette Usanasi, ku mwanya wa 4 twahasanze Linda Nkusi uzwi nka Linda Priya, ku mwanya wa 3 twahasanze Ariya Kuru, ku mwanya wa 2 twahasanze Nyambo Jessica, naho ku mwanya wa mbere hari Irakoze Ariane Vanessa.